Nazamutse umuhanda njya mu isoko mbona isanduku imbere yanjye ntibiki ko n'abantu bari kwijugunya mbona abantu barimo gutaha barenga umuhanda ruguririya bari kurenga nuko ndavuga ntibiki ati n'umuntu baje gushyingura none banze kumuhamba ngo barashaka imirimo nuko ntibi bintu se birasanzwe Mataba nuko turundumirwa mbaza neza baravuga ngo ni umuntu waguye Gasave. Ese buriya hariya nta gaciro. Twebwe twahaje kare n'ubundi duherekeje umubyeyi wacu tuzi ko tuje kumushyingura, twahageze mu ma 6:30 n'igice twari tuhageze, none ubu bigeze hafi saa 12 hari ndabona zibura, ubwo umuntu akiri hariya ku muhanda. Ubwo twari twavuze ngo kugira ngo umuntu agume ku muhanda ariho bamwanitse ntago ibyo bikwiye mu muco nyarwanda, ahubwo reka bashyingura umuntu nibamara kumushyingura bo bazakurikirane ya mitungo, kuko imitungo ntaho yenda kujya n'imanza ntago zijya zisaza, bazabona ibyabo nyuma ari ku muntu twamushyinguye. Anamusize n'imiti arinda yashwanyagurikira mu isanduka, bira ni ibintu koko. Nyine yaryaga ibye ariko ntago ari ngombwa ngo niyitahira bamwanike hano ku gasozi. Ubuyobozi bw'umudugudu burimo kunsaba kugira ngo mushyingure nta nkurago ndi buze kubona, bakambwira ngo nimushyingure gutyo gusa ntahe, kandi afite umutungo. Iyi sanduku mubona ku muhanda irimo umurambo w'umusaza nitwa Nshimiyimana, hano ni mu kagari ka Mataba mu murenge wa Nyamagabe. Ikibazo gihari ni umusaza papa wanjye, abaturage ubuyobozi bw'umudugudu burimo kunsaba kugira ngo mushyingure nta nkurago ndi buze kubona, bakambwira ngo nimushyingure gutyo gusa ntahe, kandi afite umutungo. Benshi cyane barabizi, haba masenge haba n'abandi baturage bagiye bahari, hanyuma nababaza ikintu ndi buze kuza guhabwa nkakibura, bakambwira ngo ninkingure gutyo gusa. Kuyisa nicyo kibazo mfite, nabyanze, ari nayo mpamvu mubona umurambukira hano ku muhanda. Icyo nsaba giye ubu none aha ngaha tuvugana, cyangwa se ngasaba n'ubuyobozi nkuko burebera abaturage buri munsi, nkuko bwaza bakamfasha, hanyuma umuntu agashyingurwa, hanyuma nkabona n'uwo mutungo. Umutungo warawufite urahari, abaturage barabizi, ubuyobozi bw'umudugudu burabizi, hanyuma n'uwufite mu maboko arahari. Ni ukuvuga ngo yarafunze uwo musaza, hanyuma uwo ngo akajya amugemurira. Biza kurangira rero awufashe uwo mutungo awumushyira mu maboko ngabe awumureberera. Ariko hagati aho nigeze kujya kumureba ahantu yakoreraga imirimo nsimbura gifungo tije, hari urwandiko yampaye ngomba kuruzanira mudugudu ruhagarika uwo musaza wakoreraga muri ubwo butaka, kugira ngo mbone ukuntu naye njya kuwukoreramo ne kuguma kuba mu ntara hirya no hino, avuga ati igihe nzatahira nzagenda musange muri ubwo butaka yarabashije kugira ngo yubakemo. Uko bigomba kugenda kose agomba ashyingurwe, kuko ntekereza ko n'ubuyobozi bukuru bugomba kuza kuhagera kino kibazo bukakimenya. Ntago uyu muntu yarara hano ku muhanda. Ndi kubona uyu musaza nubwo bamukubiranye mu kurwara kwe batarigize batumenyesha ku musaza arwaye, iyo baza kubitumenyesha uwo musaza tuba twaramenye n'ibye. Niyo sambu impamvu twe kintu dushaka ko atugaragariza, naduhereza impapuro ati naguriye aha na resi zibaho zuko yagiye yishyurira na gacaca nazo tuzibone, bere kudukubirana natwe. Kandi niyo bashaka kubyoroshya baba bavuze bati ubwo twabahamagaye reka tugire icyo tubagenera nk'abantu bavuye mu ishyamba. Icyo kintu ntabwo bagikurikije, ahubwo twebwe bashatse kutugira injiji ngo twe nitupfe kugenda niturangira tugende gucyo nyine gusa. Twebwe turashaka yuko bagira icyo bagenera uwo mwana we, ko bashyingura umuntu, nibarangiza gushyingura umuntu bamugeneye uwo mwana, hanyuma nawe akurikizeho kuburana n'iriya sambu, tubone ibyangombwa bya by'ukuntu yagiye tubimenye uburyo yagiyemo. Hanyuma twahaye umwanya uwo mugabo witwa Biramahire dusa mudugudu ko byibura yatugaragariza icyo yaba yaraguriyeho, tukabisomera mu ruhame bikagaragara. Hano noneho twe tugafata umwanzuro tukavuga tuti dushyire hano agaseke, buri muntu ashyiremo make make, ushyingura agende ashyingure, tugire icyo tumugenera twitahire. None byananiranye, banamutwimye, bubanagiye, urabibona. Ni ikibazo rero. Turabasuje cyane inshuti bakunzi ba Zahabu TV, turi kuwa kane tariki 23 z'ukwezi
kwa 7/2026. Inkuru itangaje, inkuru mbi, inkuru y'incamugongo kandi inkuru isebetse cyane, naho mu karere ka Gicumbi umurambo w'umugabo wabyaye abana wari wanitse ku gasi, wanitse ku zuba. Ibaze namwe isanduku ku muhanda irimo umurambo, abantu bahitaye bigendeye. N'umurambo wiriwe ku gasi, n'umugabo witwa Kayumba witabye Imana, wari utuye mu mudugudu wa Rugarama, akagari ka Mataba, mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Gicumbi. Amakuru yamenyekanye nuko umurambo w'uyu mugabo bawutaye ku gasi mu nzira, bamuvanye mu kagari ka Kiziba kugira ngo bamushyingure mu irimbi rya Mataba, aho nyine kuri kavukire. Icyatumye atabwa ku gasi kandi afite abana ni amakimbirane ashingiye ku mitungo, kuko abana be banze ko ashyingurwa. Uwo yagurishije ubutaka atarabasubiza amafaranga yabuguze kugira ngo baze kubona icyo bagabana bamaze gushyingura. Mu by'ukuri abaturage baje gutabara bose byarabayobeye, bageze aho barataha, umurambo bawusiga wonyine aho ngaho ku manga ku muhanda wanitse ku zuba, nk'uko bigaragara ku mafoto mugenda mubona yafotowe. Ibi byatumye rero abantu bari baje gutabara batungurwa cyane. Cyakora bahuruza ubuyobozi maze nabwo busaba abagize umuryango kujyana umurambo mu bitaro, bakaza bagakurikirana iby'ubutaka bashinja nyakwigendera ko yagurishije atababwiye. Na n'ubu ubwo iyi nkuru twayitaraga, umurambo wari ukiri ku gasi ucyanitse, ariko twavugishije umwe mu baturage bari baturanye na nyakwigendera, atubwira uko byifashe mu by'ukuri, atubwira uko situwasiyo yari yifashe, ndetse anatubwira byinshi cyane mu byaje gukurikira nyuma y'itarwa ry'iyi nkuru, ndetse bivugwa yuko nyakwigendera ashobora kuba yashyinguwe nyuma y'uko inzego z'umutekano zaje kuhagera zigategeka abana. Nyine mu makuru mfite ngo yari umuntu w'umukene, ariko ubwo ngubwo nyine bakaba imirima ye yarayiriye, byararangiye yose yarayiriye. Ubwo abana ngo nibo bashyizemo ibintu kwa kundi abana nyine batikura mu bintu by'imirima n'ibiki runaka nyine. Ubwo rero ngo bari barimo kuvuga ngo babanze ngo babereke ngo ntabwo bapfa gushyingurwa ngo batamenye ngo imirima ye naho yari atuye n'ibiki runaka nyine. Ubwo rero biba ngombwa yuko igendeka gutyo. Ndetse mu by'ukuri ntabwo bari basanzwe bamuzi, niba batari bazi aho atuye. Ubwo icyo nanjye sinkizi ubwo. Ntabwo babanaga muri make. Abana be baba mu Mataba se? Abana be baba mu Mataba cyangwa bibera ahandi kure? Nabo bibera ahandi, ntabwo baba Mataba. N'ubundi se n'uwo muntu ko n'undi akaba atuye muri Mataba. Hari amakuru avuga ko ngo yari yarafunzwe, ngo ageze arafungurwa, ngo yari yakatiwe imyaka myinshi. Yego. Ngo aribona umugiraneza ngo aramucumbikira. Yego rwose nibyo. Hari ubwo mwaba mwamenye icyo uwo musaza yazize se? Ntabwo mbiziho, kuko n'ubundi banatabanye ntabwo nagiyeyo, nari nta makuru nafashe gutyo, ntabwo nagiyeyo. Ariko icyari kiriho nuko nyirizina byagendetse gutyo, n'ubundi umuturage akagenda akajya kumupakiza nyine ngo akamuzana bamushyinguze, kugira bamushyingure nyine. Ubwo rero birangira n'ubundi bigendetse. Ubundi numvaga bambwira ko ahubwo yabaga hari ngo za ntozo za Munyinya, hari umuntu wari wamucumbikiye, umugiraneza wari wamucumbikiye. Ubwo n'ubundi bamushyira mu modoka baramuzana kuza kumushyingura nyine mu irimbi risanzwe nyine. None se byagenze bite kugira ngo abaturage bose bahite bivumbura bitahire basige isanduku irimo umurambo ku muhanda? Byagenze bite kugira ngo abaturage bose barambirwe bivumbure bigere naho isanduku isigara ku muhanda iri yonyine irimo umurambo? Nyine ntabwo ubwo bose bagiye birumvikana, njye ntabwo nagiyeyo, ariko urumva ko nyine ako kabazo kahabaye, ariko ubwo nkeke ko bashaka kuba banamushyinguye. Yashyinguwe? Nkeka ko yaba yanashyinguwe nyine. None ko numvaga
abarimo kuva mu isoko barimo kuvuga ngo barimo kuvuga ko polisi igiye kuza, urumva polisi ari kuza ntimushingure, nimba yahageze ariko sinzi, ariko numvaga ariko barimo kuvuga ubwo se polisi yaba yahageze ntashingurwe, urumva byashoboka. Ibyo ari byo byose ashobora kuba yashyinguwe kuko ayo makuru yatugezeho. ubu yagomba gushyingurwa, ntabwo ibyo bintu byabaho. kuko n'ubundi nimba ari n'ibyo by'ubutaka babaga bapfaga n'ubundi bakabaye bakagize gute, bakabaye n'ubundi ntabwo yari umuntu wagomba kuba yavuga. ibyo biza nyuma arashyingurwa, ibindi bikaza nyuma nyine, kuko ubundi ibibazo bindi bikurikirana nyuma umuntu yashyinguwe, kuko n'ubundi ntabwo aba akivuga. none se kumva iyo nkuru kuri uwo musozi, isanduku ku muhanda irimo umurambo, abaturage mu by'ukuri bayakiriye bate? Ko abantu bose bari kumva iyo nkuru bari kubona ari ibintu bidasanzwe. uko bagira bagashyira no gushyiramo umunozo nyine, byabaye akanya gato kuko byari byije nyine ku mugoroba, wumva abantu se ntubazi we ko inkuru bahita bayihitinga uko itari. gushyingurwa ko yaba yashyinguwe, kuko ntabwo kandi wese n'ikindi ntabwo ubuyobozi bwabyemera ko umuntu adashyingurwa. none se ba mudugudu na ba kirunaka bahari n'ubundi bagomba kwitabaza abaturage. Ubuyobozi bw'umudugudu burimo kunsaba kugira ngo mushyingure, nta nkuragobo ndi buze kubona, bakambwira ngo nimushyingure gutyo gusa ntahe, kandi afite umutungo. Benshi cyane barabizi, haba masenge haba n'abandi baturage bagiye bahari. Hanyuma nababaza ikintu ndi buze kuza guhabwa nkakibura, bakambwira ngo ninkingure gutyo gusa. Kuyisa nicyo kibazo mfite, nabyanze, ari nayo mpamvu mubona umurambukira hano ku muhanda. Icyo nsaba giye ubu none ahangaha tuvugana, cyangwa se ngasaba n'ubuyobozi nkuko burebera abaturage buri munsi, nkuko bwaza bakamfasha, hanyuma umuntu agashyingurwa, hanyuma nkabona n'uwo umutungo warawufite, urahari, abaturage barabizi, ubuyobozi bw'umudugudu burabizi, hanyuma n'uwufite mu maboko arahari. Ni ukuvuga ngo yarafunze uwo musaza, hanyuma uwo ngo akajya amugemurira. Biza kurangira rero awufashe uwo mutungo awumushyira mu maboko ngabe awumureberera. Ariko hagati aho nigeze kujya kumureba ahantu yakoreraga imirimo nsimburagifungo tije, hari urwandiko yampaye ngomba kuruzanira mudugudu ruhagarika uwo musaza wakoreraga muri ubwo butaka, kugira ngo mbone ukuntu naye njya kuwukoreramo, ne kuguma kuba mu ntara hirya no hino, avuga ati igihe nzatahira nzagenda musange muri ubwo butaka yarabashije kugira ngo yubakemo.